none se uko kumukabyara ni ijambo rishyashya umva uri umubwira ku byo ribuza kumukurura byiza MATSIKO kumva ndamukunda arifuza ko dukundana twazakora byiza cyane ashobora kuba murusha amafaranga cyayandusha mbaye nyamurusha namutembereza tugakora ubukwe ikintu numva nshaka kumubwira umukoze ubukwe sawa atari we murongoye none nabikora ariko wabikora yego kubera urukundo meze gutese ni pa MATSIKO meze neza ntari bikaze makuru iminsi suzana uyu muntu urambaye MATSIKO kunsunika urabona guhobera umuntu gushaka asa ufite iki kibazo akose mwa abakobwa ni wabandoze urambaza iki tuza ubone kumbwira ese MATSIKO none se arambaza iki umukobwa guhobera ni ikibazo se atari ikibazo ni iki ni iki kibazo gihari bro ikintu cyiswe umukobwa mu buzima we iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingwana Manzi na Innocente nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye. Yes, kanizere ko ukomeje kumererwa neza cyane udukurikirana kuri Manzi Innocente TV. Nizere ko wakoze subscribe ou utakora subscribe. Uyu ni umwanya kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Igiti nk'ibisanzwe bageze ibiganiro bigiye bitandukanye. Aho wabuhere hose ndagusuhuje uri mu majyepfo, amajyaruguru asirazuba ndetse uburengera bwaryo, ndetse na mwese muherereye mu mujyi wa Kigali, abari hanze y'igihugu mu mpande enye z'isi zose ndabasuje cyane. Mwese mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, nizere ko mumeze neza cyane. Aho utameze neza ejo ushobora kumera neza kuko iby'isi n'agatebe gatoki. Ushobora kuba umeze neza uyu munsi, ejo ukaba umerewe nabi. Nibisanzwe kwisi ko niko isi twayisanze nako tuzanayisiga nako yubatse. Nimero yanjye ni 07 9 5 9 8 7 nimero wayihamagara ushaka kwamamaza ibikorwa byawe kugira ngo utere imbere. Wayihamagara cyangwa ukandikira nimero iri ku biganiro byacu bya buri munsi tukaganira tungurana ibitekerezo. Ushaka kuntuma nimero niyo nayitanze, namwe mwese mufite ibirori bigiye bitandukanye, amakwe, anniversaire, mwaduhamagara kuri nimero tukabasha kugira icyo tubakorera. Amashusho ameze neza cyane ndetse n'amafoto ari hejuru cyane ameze neza ku buryo urabizi ko nta foto nta cyabaye. Kano kanya ndi kumwe n'umukobwa hano, sinzi niba ari umukobwa, sinzi mba ari no mu filime cyangwa se muri make ntago nzi ngo ni umukobwa ni umugore ni iki. Turazigiye kumuha umwanya atwibwire, atubwiye n'icyatumye aza hano kano kanya ari hano, kuko ngiye yampamagaye arambwira ati ndagushaka. So uranshakira iki mukobwa? Mbwira ati wenda kikubwira uhageze. Ubwo rero ngiye nahageze, ubwo rero niyo mpamvu nawe mubona ko ari imbere yanyu. Meze neza? Ego meze neza. Amazina yawe? Nitwa Iranzi Claire. Iranzi Claire. Yes. Meze fresh cyane. Uvukira mu hehe? Vuga mu karere ka Ngoma, ako indangamunangire y'imyirondoro mu karere ka Bugesera. Ngoma na Bugesera. Bye atata. Nese wagize wa Kibungo muri bake. Ako navukiye bwite mu karere ka Gasabo. Mu karere ka Gasabo. Abantu b'Ikibungo turabatinya cyane kubera yuko niho ababyeyi babaga se cyangwa Ikibungo afite mama, mu Bugesera afite papa. N'ababyeyi batandukanye bataba hamwe. Okay, hanyuma rero uyu munsi wa none nabonye call yawe urambwira ati ndagukeneye ndagushaka. Rero nanjye ko akazi nkora nako kuzunguza umunwa cyangwa kuzunguza umudomo kugira ngo mbashe kuba nabaho umunsi ku munsi. Bimeze bite? Niki cyatumye ufata umwanzuro ati reka nkuhamagare? Niki kikugenza? Ubundi nari ndaho, ariko hari ikintu kibura mu buzima, buri kintu cyose kigahagarara. Hari ikintu kibura mu buzima, ikintu cyose kigahagarara. Buri kintu cyose rufite kigahagarara. Ni iki kandi? Ni umubyeyi se? Ni urukundo se? Niki kibura mu buzima? Ubuzima kumva ntiburi kugenda neza. Umubyeyi arakubyara akakurera, ariko abantu mugera mu gatandukana,
hagasigara undi ugufiteho uburenganzira. Umugabo. Yes. Ngaho. Ese uje gushakisha umugabo se? Ikibazo gihari ni kimwe. Uje gushakisha umugabo, uje gushakisha iki? Numukunzi wanjye. Umukunzi wawe. Yego. Murakundana se? Yego turakunda naramubonye nyine ndamukunda. Yego. Ntago mukundana rero uramukunda ntago gukunda. Nawe ntago biziriza ko agukunda ko yakwemera wenda. Burase we sankunda akarankunda ndabizi neza. Kandi weho umubwiye ko wamubonye ukamukunda. Niba waramubonye ukamukunda ntago bivuze ko we agukunda. Iyo mwahuye n'umuntu mukaganira mukungurana ibitekerezo. Yes. Mugira birangira mukunda. Birangira agatima gateranye. Agakibungo se mukabyara. Mbo ntago twabitinda sinavugira hejuru avuga n'abarundi ndi kwibaza uwo muntu ninde? Ni cameraman wanjye si ni ngiye wicaye imbere yawe. Cameraman umuntu ninde? Ntago amwemera. Aya ni bogara witonde. Umuntu nyine ni umutipe urawo gusa ndamukunda. Ndamubona mu buzima busanzwe. Mfite na nimero ya telefone kuko namugeraho birangora. Ikintu cyambe ushaka no kuba wamugeraho. Yego. Kuba nawe umuntu bajyana nyine tu. Kandi ndakeka mujyana. Ari nayo mpamvu naguhamagaye. Ni umuntu yitwa nde? Yitwa nde? Yitwa MATSIKO. Karabaye. None se mukagira imana mwe. Ni MATSIKO. Ntabwo muziranye ariko. Kandi tuziranye. Mubwiro se ndamukunze tutaziranye. Ay nka data. Nise iramanike se yageze ibyaga ejo bundi gakuramo nago navugira hejuru abadukurikira barabizi ibyahabaye nago ndibwo ari ngombwa ko mbisubiramo ariko sinzi nimba wowe usanzwe uvugana nawe cyangwa se nuko waramubonye gusa. So twavuganye nka kabiri. Agucama. Kano kandi ikibazo cyawe ni ikihe? Aka kanya ndifuza ko wamfasha nkamugeraho. Ukamugeraho? Yes. Ukuntu nyine namubona ese niki nyine tuwuba wakora cyose nkamugeraho. Wajya kwica umuntu sinzi ibyo wakora kugira ngo umugereho. Cyambe nuko mubona. Yego. Cyambe nuko ushaka kumubona. Yes. None se nirihe jambo ryambe nambe kuko ibindi byose nabyivangamo ngo mvuge ngo cyangwa byayenze gutya kuko kirazira gufata ibintu ngo biteranye utarabihuje. Ndi kwibaza nirihe jambo umva ryamukurura ugiye kumubwira. So MATSIKO ndamukunda kandi ndamukunda cyane. Biragoye ko umuntu w'umukobwa abwira umuhungu ko amukunda ko abivuga benshi ni bake cyane abivuga. Rero ndamukunda kandi nimva ko nakora buri kimwe cyose kubera we. Kubera we? Yes. Uramukunda? Cyane. Urukundo ruracyabahora. Ufite imyaka ingahe? Ndi hagati y'imyaka 25 na 23. Ariko ngiye mfite ikibazo rero nk'abantu mwe. Nta gitsina gore ushobora kubaza ngo ufite imyaka ingahe ngo akikubwire. Ngo akubwire ngo ufite imyaka ingahe. Kuki muvuga ngo ni hagati y'imyaka ingiyi n'ingiyi. Ariko ntago ushinzwe kumenya imyaka afite. Cyane ko kubwira imyaka we akeka ko afite. Nubonaga ufite nk'imyaka nka 12 nako 16. Wabonaga mfite? Ukiri mutoya. Ndi wasanga wenda igikure ndi muto ariko imyaka nkuze. Imyaka ukuze. Wamenya ntago twavugira hejuru kuko umuntu ni uzi imyaka ye. So ngiye kumugwamagarira numve aho aherereye. Ubwo naba ari hafi twamusaba akaza kugera hano. Niyo yaba ari kure ndashaka ko ndi bumubona. Urategana mu tugereyo. Ni ndege yuriraze. Karabaye noneho. Telefone yawe nandikemo nimero ya MATSIKO ubundi muhamagare. Yewe ko aza kumfata niba ari hafi arabara amahirwe. Angari kuri konti yanyu ntahagije kugira ngo ntabwo ari kwitaraho amafaranga se. Asanga wibeshye. Okay. Hello? Oui. Meze bite se? Hello? Hello? Oui. Ndakumva. Meze bite? Ndabona sawa. MATSIKO umeze fresh. Fresh meze neza. Warakize se ubu ngubu urashima Imana? Warakize? Cyane arakize meze neza pe.
none se nagushakaga n'indi hahandi njya nkorera ibiganiro nagushakaga hari umuntu washaka ko mwavugana ubaye uri hafi nyine wangeraho tu nari ndimo kujya kwiyogoshesha bro nako ni hafi yawe n'umikatse n'ubundi nimo ndi muri karitsiye nyine wanjye zose ko ari iminota mikeya ko byabimfashije urahagana rero kandi nkorera ibiganiro sore sinzi muzima nkandi hano muri karitsiye sawa ngeraho naribe kubw'amahirwe aritabye ngo agiye kuza hano reka tumukubite surprise udahari ikibazo nuko ari buza akamakanira akambwira ko atankunda ndetse n'itegeko ngo akwemerere ntabwo ari itegeko ngo akwemerere nimba nyine buri wese aba afite amahitamo yiwe byose biterwa nuko umutima we ubishaka nkuko nawe utakwemerera umuntu wese ngo mukundane utabishaka siko biriza hari uwo nakemera ufite ifaranga buri wese namwemera nese Matsiko afite amafaranga Matsiko nubwo kameze ko ariko gafite amafaranga afite amafaranga mama ayo none se ubu koko mukabyara ni ijambo rishyashya wumva uri umubwira ku byo ribuza kumukurura byiza Matsiko urumva ndamukunda nifuza ko dukundana twazakora byiza cyane ashobora kuba murusha amafaranga cyangwa yandusha mbaye nyamurusha namutembereza tugakora ubukwe ikintu numva nshaka kumubwira umukozi ubukwe sawa atari wowe murongoye none nabikora ariko wabikora yego kubera urukundo nabikora banza wihagazeho kandi kuvugira hejuru wasanga ari byo koko nyine Matsiko nyine mubona ndahita mubwira ko mukunda cyane cyane nshaka kumuhobera n'ubushagara buri kuzamuka karabaye iryo ni irari so kadutiye ture ko agiye kuza kamera nagira ngo amunyoborere mwereka ahantu duherereye kamera mani nagire vuba ari gutinda ndamushaka cyane ndumva nshaka mwereka ahantu duherereye ndabona yaje ni hano kata hano mwana meze gutese ni poa Matsiko meze neza ntari bikaze makuru iminsi suzana uyu muntu urambaye Matsiko kunsunika urabona guhobera umuntu gushaka ase ufite iki kibazo akose abakobwa ni wabandoze urambaza iki tuza ubone kumva ese Matsiko none se arambaza iki umukobwa guhobera ni ikibazo se atari ikibazo ni iki ni iki kibazo gihari bro ikintu cyiswe umukobwa mu buzima we ntabwo nshaka kubona umukobwa mu maso yanjye kubera iki se man ibyo abakobwa bankoreye birahagije bro ndakwinginze ndanagupfukamiye nimba ari cyo mamagariye man please n'ikindi gihe n'undi munsi utazabyongera Matsiko tuza ariko tuza ako se urambaza basi ndakwinze urambaza iki Matsiko ndagukunda nyine mbahubwiye kankwereke ikintu cyiza mamagariye nyine wenda nanye kamaguruke wenda wicare hano nk'umuntu ngenda kubwengeye kwiyogoshesha urambwira ngo mbabara nsangariya nkorera ibiganiro tuvugane nugo nari nkubwiye ngo umamagare umuze n'amakangu nk'iyi kuko abakobwa bamvuye ku nzoka please man ndababaye man Matsiko tuza man ibintu abakobwa bankoreye n'ubibi man none weho ibyakubayeho wenda byakubayeho ariko byibuza man washaka kundiza umuntu umugabo bro bandureke wumva icyo nkubwira ariko washaka kundiza umuntu umugabo bicara wumva icyo yagushakiraga basi umva icyo guhoberana biveho guhoberana biveho amateri intebe cyane kandi utuza ariko amateri intebe igira hirya bateri intebe man zikagahinda kanyica oya nta muntu w'umugabo urira tumurira icara hanyuma rero muhewe na muganire icara neza ariko akubwiye icyatumye aguhamagara sibyo man reka nkubyize ukuri iyo menya ko ari umukobwa sinaye kuza ahangaha kuko man urabizi iby'abakobwa bankoreye man byarambabaje ubwanjye ndasara ndirukanka sibyo man umubebi ibyo yankoreye urabizi bro inzanjye narayibonye Matsiko ibyo uwo muntu yagutwaye none urafashe umuzi ariko tuza wumva ibyo agushakira niba warahuye n'umubebe bakakwaka inzu sinzi ukuntu ingana gusa byose uzabigaruza sibyo basi tega amatwi wumva ikintu ushakira cyagushakira mwana sibyo wewe banza umva icyagushakira hanyuma wenda
wenda byarakubabaje nibyo pe mbese uzapfa noneho nta n'umugore ufite ese mugabo mani gupfa nta mugore mfite ibyo ntabwo birenze bro, ntabwo birenze kuba nahambishwa ikara ntacyo bimbyibuka kuri njyewe. hari abagukunda mwana sibyo kuba kunkunda ni iki? Si ukunyaza ubwonko, si ukumbabaza nk'ibyo Safina yankoreye. ase njyewe njyewe sinzi ko byatangiye naho byagiye bro. Safina afate umwana wanjye bro, urabizi ukuntu navuye mu ntara nkurikiye nzana amafaranga nje guhiga Safina inda yarayijyanye kwa nimba ngari kwa makanika, nimba ari kwa makanika. Ndibuka ijambo namujyana ati makanika azagukanika nawe. Bro byarambabaje, nizirinze ikote nyir'iryo kote yararindihishije. Urabizi ko naje nambaye ikote, nambaye n'akayafosi k'umweru, biba byose nari nabikodesheje. Barabinyishyuje kuko nabizinze mu itaka noragura amashashi kubera inda yanjye narayibonye. Okay Matsiko tuza none urafata ukamuza n'abamwumve nushaka umwumvira ubusa ariko umwumve sibyo basi njyane buri bunyumve mari kinambira cyakubwire uranyumva byibuze ma iminota 5 basi nyumva iminota 5 ndayiguhaye. Okay nizeye kugiye kunsubiza ariko cyose ako naseka nose nurakara ibyawe byarabaye kare byararangiye kandi niyo nyuma uwo muntu niba yaravuye uzabona abandi beza bagukunda beza bo kumbabaza naba kumbabaza tuza ibyo Safina yagukoreye. umutima wanjye waje hiki imiringoti n'imikuku, umeze nk'waciwemo amazi, umeze nk'uwakubiswe n'amahindu y'imvura. Basi tuza nyine wira abakobwa. Oya mwana Matsiko tuza mwana ibyo ngibyo ntago ari byo biri imbere y'umukobwa ko abagucishamo ijisho mwana mani. Oya kwavye mwana tuza ibyo byihorere, reka wumve byakubwira hanyuma ubyihorere. ako ndabona ari kuntungura arimo arantungura cyane nyine ameze nk'arwaye turoma ariko mani ntago ari turoma nagahinda ma ako gahinda kazashira nyine tuza. Nese urukuri imbere y'umukobwa mwana ntabwo uzi ukuntu yitwaye icyo n'icyambere sibyo urazi se ubundi ntabwo nzi ngenda kuzi sibyo urabona nahamagaye umuntu naye akaguhamagara ariko ukeneye basi nyumva sibyo ngabuteze yombi. Okay nitwa Kirere sibyo ikintu cyatumye nguhamagara nagira nkubwire byibuze amarangamutima ngufitiye cyase uko muri wowe nyine amarangamutima yose ngufitiye sibyo ndakumva kandi reka nizere yuko utari buze kuzana ngo barambabaje natwe turababara mu buzima pe sibyo ariko biragenda hakagaruka ibindi bishyashya sibyo tuza rero nturire unsubize wishimye sibyo yego banza wumve ko utuje muri wowe. Gutuza byo biragoye bitewe nuko nababajwe, bitewe nuko natsiye agahinda, narababajwe, nuraguzwa amashashi, ndasara, ndirukanka, ndavuzwa, ubu ndashimira Imana ko ndi humumeka. Matsiko nkomeza ko numeze uko nanjye birantera kurira kandi nagucakurira imbere ya cameraman. Usubu nindira azagenda avuga ngo iki umuntu umukobwa barahuye bararira. Tuza unyumve nanjye kurira naga ari njyewe sinzi naho bitubuka. Mutima wanjye umeze nkaho wakubiswemo. Matsiko kugira ngo byorohe rero njyewe kambasige mu bwana kuko nkomeje kubyivangamo ushobora gusanga nyine wenda ati hambuye cyangwa se atibohoye ngo avuge ikimuri mwe musigare muganira bikwebwe bwo wenda nagiye gicamo muzatubwira n'icyo tunacamo nta kundi. Imana ikomeze kubarinda.